ndagukunda iwe nzakugurira ikanzu iwe nzakugurira igitenge iwe nzakugurira n'impeta nkwambike Oya. Oya. uri uwanjye nta Oya. n'umwe naguha Oya we. ariko ziceceka ndirimbe nacecetse oya iki nacecetse iyi si ndirimbo nzajyana muri studio kandi ntabwo nzakujyana nacecetse pe uri mwiza uri igitego cy'agacuma nawe nakurutisha uri uwanjye wese nimutinyuke ibi nabirenze ubu kumumbona ndi umuntu usanzwe uba ushobora kuvuga ati se nkuriya yabikoze ate icya mbere ni ukwitinyuka ukihobora nk'uko nihoboye ukumva yuko ibintu byose ari bisanzwe niba hari ikintu wiyumvamo ukifata ukavuga ati kuko umwami Imana azana nicyo gituma ngomba nanjye kwitinyuka nkajya imbere ya kamera ngo usubiramo uwo murongo ngo kuko Imana rero nawe uba uri kumva uwo murongo ni mwiza usubiremo ngo kuko jyewe ngendana n'ibyihuta gusa nibyo byagiye oya usubiramo uwo murongo kuko hari abantu rega baba bakeneye ijambo ry'Imana ngo kuko umwami w'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana we birongeye biranze kandi biranze kuko umwami azana baravuga ngo kuko umwami Imana izanabara nicyo gituma utamwara nzambara inkweto yanjye ya white kiremo ibaze yanjye y'iganzu ubundi njya imbere ya kamera ujya imbere y'isi yose ubundi noneho uze kuri rapu ya yego kagiye tuvuga ijambo tumwerese wumva bishatse nko kuvuga tumwerese rero reka nkubwire tumwerese yego nangiye gutanga urugero ku nkweto zawe ariho nta resi zirimo ngo nta resi zirimo tumweresi urabona papa agiye yambara inkweto zifunze za sipuresi uragenda ugafata inkweto za papa ukazihambura neza warangiza ukazifata ukazishyira muri kano gacuma ubundi ugashyiramo umuseke ukanywa iwe niyo tumweresi abakunzi bacu mureke mbabwire uyu nguyu niba turi kwita umusazi umusa akira twigendere duca bayinga manega duca bayinga duca bayinga oya njyana ngo abantu banyegana kuko uyu udatumye Your time isaha yawe Marido what's up man what's up umeze ute wagwanizo yes nuko numva ntazi ibiri kunjya ora ariko sister nawe ava ibigabo byinshi genda ndamenyesha ukoreshwa none se ngo umeze bite man uretse gato noneho none bimeze bite se peace wagira we yego ariko nabonye ari n'abantu bashyira mu bijisho gutya peace wagwa ureba gutya iwe toka burareba ute aha ahangaha rero bahita ku isaha yawe TV ngiyo sabo subscribe niza isaha yawe TV aha bagenda mugende mukore subscribe share comment like isaha yo gukora kwanjye isaha yabo yo gukora subscribe kwa yageze nonaha
wagira ngo wanyweye urumogi rama wanyweye urumogi isaha yo gukora subscribe ku Isaha TV irageze so karibu rero karibu nimuze tuganire hano tuba dufite byinshi bitandukanye tugenda tubagezaho ngira ngo turi kumwe na Marido yego Marido nyirabayazana Marido yego afite na Marido TV yeah turi ku Isaha TV Isaha TV hanyuma rangagira ikintu wongera kubisabira hanyuma twongere twigendane na twadu challenge twacu rero nuko mubyumva Isaha TV yahageze ako umva none ukuntu uzajya ubivuga ugiye kubivuga mu ndimi hanyuma nzajye mpanura yego uzajya uvuga mu ndimi kubera ko njyewe numva ururimi rwawe cyane hanyuma nzajya twiyemeje yuko tugomba guhanura mu mwuka wacu atari uw'Imana kuko Imana igira inkoni iryana ishobora kugukubitika kunaga mu bisheke neza aha ngababwire none hanura mu mwuka wawe aha ngababwire none bantu badukurikirana ku Isaha TV yego turabasuhuje cyane tunabasaba tubifuriza ibihe byiza tunabasaba inkunga yanyu iciye kuri subscribe no gusharinga kurayikinga na comment kandi turabemera cyane niba tabikora turavunira oya rati ntabwo twabavuna no ukose rigomeye rati turabakunda tuzabatetesha wibatereta Marido wibatereta abanyarwanda utabateretse wayatamo turabakunda cyane bakunzi bacu ako kantu mwumva ukuntu avuze Marido mvukuntu nuko tubaryarya nukuri turabakunda nubwo tutabaza abo tuzi nabo tutazi n'umugore subscribe munashayiranga munarayikinga munakora comment ikigayi kiri gucubanga ngaho se kandi ujye ureka kunshura umwuka mugende kunywera ikigayi ubanza ufunga umunwa ninywera ikigayi cyanjye mu maguru Marido niwumva nongeye kuvuga ubu nguhaye umwanya none isanzure wishanjure nta kibazo noneho nimumare kubikora ku Isaha TV mugende gakeya muberereke byose mwabishoje kandi ikintu mbasaba dore abantu bo muri iyi minsi murareba munyereza mwagiye mureka kunyereza intoki nyamara ngo umusinzi arasinda akagwa ku ijambo nuko ngo bajye bakanda guhera ku munota wa njyewe Marido baranze ibintu byo kugenda basimbukisha mubyota ibi bintu ntibiryoshye wago mwagiye mureka ibyo bintu byo gubyota videwo ze mukayirangiza noneho mwarangiza ubwo ibyo byose nibirangira ngiye kubabwira ngo mugate gatoya mujye no kuri Marido TV naho bagende bakore subscribe ngaho tubaganire Marido umeze ute rero ku Isaha TV reka tugende tunasuhuza n'inshuti zacu ziri mu Rwanda ziri muri East Africa ubwo ni Kenya ni Tanzania Abagande bahurugande basuze mu Kigande kanyaware ndabasuhuje cyane indirimbo y'Ikigande ngira ngo mu by'ukuri Marido cyakoza uri umuhanzi hari indirimbo yajya muri studio indirimbo yanjye nta narapu mwamaye inkunga kuko mwegera muri studio mumbabarire njye muri studio njye gusudira indirimbo zanjye ziri hanze barimo kuzirya uko bashaka mureka indirimbo zanjye zijyane muri studio hanyuma rero Marido reka wenda tugaruke inyuma ho gatoya hano mfite ibibazo nshaka kukwibariza hamwe n'abakunzi bacu bo ku Isaha TV
baze baduhe komenti kwanza babanze batubwire ko bino bintu nibiba biryoshye tuzagaruka tubibarize cyangwa ujye muri komenti tuzabireba abazandika komenti bati uyu mugore ni ishyano uyu mugore nakasamutwe nakasamutwe muzabivuge ko ndakasamutwe niba mwambonye ndabibasabye ariko ni muntu kanzabanga kandi ndabakunda ariko banzu boshyiremo n'akarapu kugira ngo twikomereze muri wa mujya wacu wagwane yego maniga ndabakunda pisi maniga uri kugenda mbere y'umuziki nacecetse kandi nawe nza kujyana muri CTD nacecetse nkakomeza maniga ndabakunda yo baba cyangwa rero ibi bintu rero bijya bigera bikanjabuka mfite ubwoba ko ningera muri CTD nabyo bizanjabuka ntugure pe ibintu mbona nabyo nazi pe so Marido rero reka twiganirire sibanire nibwo bwa mbere tugeze ku isaha yacu TV reka tubabwire ngo nimugubwe neza mwicare muryoherwe nimwicare murye neza ayiwe nimwicare murye neza ayiwe nimwicare murye neza ayiwe nimwicare murye neza ibiganiro byaje yego nuko dutangira turi ba bushyushya rugamba iyo yose ari introduction turi ba nyiramushyushya nuko ngo twatangiraga sibyo mvugira ngo twatangiraga mu izina ry'Yesu twatangiraga mu izina ry'ikigage twatangiraga mu izina rya Yesu wabahindukira tuvuga kose koko twatangiraga mu izina ry'ikigage cyangwa twatangiraga mu izina rya Yesu twatangiraga yego aho ngaho ahubwo rero Marido ngira ngo rero mbere yuko turi bugende tugaruka muri za challenge zacu hari abantu barimo kudukurikira nonaha ariko batazi ngo Marido mbese impano ye yatangiye gute ubanza ubwira abantu bari ku Isaha TV ati nyamuneka muze muhite mufyondaho mukore subscribe nimurangiza ubundi mbanze mperemeho gatoya mbabwira ukuntu impano namanutse nkajya kumva nkumve iraje no hejuru yanjye ngo pi Rugozi wowe uragira ngo mbakandije subscribe kuva ryari uragira ngo urwanga rundenge sinayibasabye tugitangira mu hagati ndayibasaba none muragira ngo mbigenze ne ngewe nyitangira natangiriye kuri Sunny Family TV ndagenda kuri Marido TV ndagenda n'ahandi muzagenda mumbona none mukagenda hano none rero kugira ngo rero noneho kugira ngo batumenye bya nyabyo kugira ngo abantu batumenye bya nyabyo Marido ubundi impano ye y'umuriro nuko umuriro waraje uracana uraka urongera uraka uritumbagiza nka wa wundi nuze yacanye igicaniro cyawe Dawidi ni Dagoni rero mbona nawe rero nubwo ubumbeshya niba bananywe buba wacumye ntabwo birahambeshya yaho neza ubu ngubu kubona ibiri kunanira nk'awanyunganiye nankumva nawe birimo kukuvangaho ninde wacanye umuriro njye ntawe nzi rero byansaba kuryama guteranya ugakuramo ukagabanya kandi biri muri bibiri arasenga arongera arasenga umwana yadanyeri naseka naye kuba uyu munsi ugaragare kuko ari wowe Mana maze umuriro uraka kandi bari bamenyemo taka bamenyemo amazi babitoheje ariko kubera Imana biraka birakongo basenga Dagoni barangije barasenga bica ibisebe birangira reka ngo barasenze bica n'ibisebe baricyo bagura ariko Dagoni yanga kubatwikira umuriro ariko rero Marido cyo kaze kanubwire sibyo
Mebana ubundi wowe ubundi ni wowe waje mebana ubundi rwose ubundi wowe ku gacuma kawe iyo urimo kugenda wuzura imyuka ubundi ahangaha ubundi uburimo neza cyane aha Marido rero ako kari agaciyemo yego Imana igize gutya rero nk'umuriro ibiriditse iba yihonzemo neza umuntu araza arambwira ati nyamara kuda ku gacuma kawe genda kubona ushobora guhumbya gatoya nakujyana imbere ya kamera bikaba bihuriye muri mahwi bikagurumika neza hari n'abavuga ngo bigahurira muri majerwa Gikondo aho kuki bavuze ngo bihurira muri majerwa cyangwa ni mu bijigo oya ni muri majerwa kubera ko bya bintu byose bituruka hehe na hehe niho bigenda bigahurira ariko reka nkubwize ukuri njyewe umuntu wangiriye inama umunsi Yesu yangiriye neza yego nzamuheka mu mugongo pe ajya ngo yakugiriye iyihe nama njyewe yangiriye inama yo gusinda neza nkabigaragaza no muri Afurika hose bakabibona yego nanjye ndavuga ati wa mugani kugira ngo njye nkomeza mtsindire kwa Karori wakemera nanjye nkajya gusindira n'ahandi bakabibona ni wowe uhita mbyemera rero ndagenda nsudodashi ibaze yanjye ubundi nkajya ngenda nimarenga urimanyagura oya none ukwimanyagura nanone ahubwo wabumbwiye nabi ariko hari ukuntu wimanyaguye nyine urimaringa urisorina ubundi abatireka nanjye mitena misi we ariko modoringa turuka nkanga byibuze ugende umodoringa hanyuma twagiye Miss Marido yewe Miss Marido nese ubwo nuko modoringa we yego Miss Marido nge ni modoringa ho ni magaze sha nukajya unshuka abakunzi bacu mutubabarire turi kumwe n'umusazikazi umusinzikazi warwemeye umbabarire warivugiye ngo ndababyeyi abana inshuti abavandimwe ngo bakureka ngariki ongera ko kantu ngariki iki niki ariko Imana n'agacuma ntushobora urakoze cyane ngo Imana n'igicuma ngo ntabwo burya ngiyewe mvuga ikintu nshobora gusubiramo buriya nawe uzirinda kuvuga ikintu utabasha gusubiramo ntabwo biba ari byiza ntabwo biba ari byiza ntabwo biba bikirisitutse ni uko ngo ntabwo biba birimo kirisito ntabwo biba birimo Imana so Marido reka rero twigire kuri bya bibazo byacu ariko mbere na mbere sakwe oya ninge wari umugusakuza soma okay urakoze yewe datawe yewe dukomeze urakoze cyane buriya wari ubyishe ubuze nkubwira ngo soma wari gusoma iki ko nta kinyamakuru ufite ko nta guhita njya ku isaha barayisoma si turi ku isaha TV se nari guhita mbwira abakunzi bacu bagahita bareba ku masaha nanjye nkarebaho nkareba isaha zigeze wari kuburebye ntabwo wari kubusomye urimo uranshuka ngo sakwe ugahita usoma ese ubu nta kibazo ufite ubona dukorana iminota ingana itya unywa ngewe ndaho ngaho rega wowe uri idage mani ngo ntujye ngo ntabwo ujye unywa ikigage kandi buriya ikigage nicyo buzima ntabwo ujye unywa ikigage ngo uba ushaka ngo za henikeni ngo za noze za mubimba ngo biriya mani biriya ni iby'amadage ujye mwinywera ikigage nicyo cyaduhujije ikigage ni umuco w'u Rwanda Marido bitatu ari ikigage ari rwabitoki ari na mubimba ni ikihe gihiga ikindi nguguru urarishyira wowe kuru urarishyira gute navuga ikigage cyanjye kandi aricyo kinkujije ikigage nicyo cyiza ikigage ubukirise rwabitoki
kiruse umubimba yego byose n'amazi byose oya se bibaye ngombwa ni ikigage najya nyiyuhagira nuko nabonye iyo kiyuhagiye hasigaraho ibifuzo noneho rero nguhaye byibuze nk'amasegonda 30 ririmbira igicuma cyawe hanyuma nkwibariza ikibazo none nagutegura igicuma kuko uragisingiza ngo niwe mugabo wawe ngo niwe mwana wawe ngo niwe ki ndagukunda iwe nzakugurira ikanzu iwe nzakugurira igitenge iwe nzakugurira n'impeta nkwambike oya uri uwanjye nta n'umwe naguha oya we ariko ziceceka ndirimba nacecetse oya iki nacecetse iyi si ndirimbo nzajyana muri studio kandi ntabwo nzakujyana nacecetse pe uri mwiza uri igitego cy'agacuma nawe nakurutisha uri uwanjye wese 30 zose jese Jamarite cyakoze reka nkubwire iki gicuma cyawe reka nkubwire reka tubwire abantu badukurikiye izi sahizi umuntu wambabarira akaza akakikunyibira kuko iki gicuma mureke mbabwire iyo muzakora ibindi ibyo kwiba igicuma no ikosa rikomeye ikosa ni ribi kuko nabujyanye muri ribu marido naba ntayambara waba utayambara marido aha noneho rero hari abantu barimo kudukurikira sibyo hari abantu barimo kudukurikira nonaha bafite impano nk'iyawe cyangwa se bumva nyine nabo hari ibintu bakora byinshi kandi ariko bakaba bakitinya bavuga bati se naca he nanyura he usuba imbere ya kamera koko rwose ndumva ntabishobora mbere y'uko uri buze kubatinyura banza ubabwire ukuntu we watinyutse njyewe najyaga mbyina mu gasantere k'iwacu ariko njye natinyutse kera ubundi umunsi namwaga ariko se mbabwa ngo namwe muzanywe ikigage ikosa rikomeye ariko mwebwe niyo mwaka mujye munywa agakombe kamwe ikigage mukiri kiri marido ko wikunda se burya ntabwo ari ukwikunda iyi ntabwo ari ukwikunda burya kunywa ikigage kindi ntabwo ari byiza usibye marido cyayobotse mu mubiri ntabwo nta kintu na kimwe kijya kimukora hanyuma rero ubu uratinyutse uravuga ati reka nze nsusurutse imbaga gute nshobora kubyina mu gasantere abantu wenda nk'icumi bari kundeba gute noneho najya imbere ya kamera noneho ngo mbyine isi yose imbone ibimenye ubundi ngewe marido naribohoye waribohoye urongeye uribohora ndihobora byose ndihobora nta nyatsi nta kina ibizimu byose byamvuyeho narihoboye yego hanyuma rero nihoho kabisa hanyuma rero hari abantu izi sahizi barimo gutinya bumva bati ibi bintu twabitangira gute ngabantinyurire babwira uti izi sahizi nimutinyuke muze imbere ya kamera muze namwe musinde ariko gahunda ni tunywerese yego bamwe gake basome gake urimo urababwira ngo basome gake ariko cyose bakunzi ba Isaha TV n'abakunzi ba marido nimutinyuke ibi nabirenze ubu kumumbona ndi umuntu usanzwe ushobora kuvuga ati se nkuriya yabikoze ate icyo mbere ni ukwitinyuka ukihobora nk'uko nihoboye ukumva yuko ibintu byose ari bisanzwe niba hari ikintu wiyumvamo ukifata ukavuga ati kuko umwami Imana azana nicyo gituma ngomba nanjye kwitinyuka nkajya imbere ya kamera ngo usubiramo uwo murongo ngo kuko Imana rero nawe uba uri kumva uwo murongo ni mwiza usubiremo ngo kuko njyewe ngendana n'ibyihuta gusa nibyo byagiye oya usubiramo uwo murongo kuko hari abantu rega baba bakeneye ijambo ry'Imana ngo kuko umwami w'Imana
ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana we rongeye biranze kandi biranze kuko umwami azana baravuga ngo kuko umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara utamwara nzambara inkweto yanjye ya white kiremo ibaze yanjye y'iganzu ubundi njye imbere ya kamera ujya imbere y'isi yose ubundi noneho uze kuri rapu ya yego ndabakunda kandi ngo turabasezera uko Imana ibarinde byari byiza ariko iyo dukomeza none zuba aka kanya turagiye aka kanya turasoje ni ukuri sibyo se uyu munsi reka dusoze sibyo reka dusoze sibyo ubundi ubutaha tuzaza mu gitondo dutahe ejo bundi tuzaza tubahe ikintu bita boom fire boom fire boom fire boom fire sibyo tubakubita imiriro dusoza rero kagiye tuvuga ijambo tumwerese wumva bishatse nko kuvuga tumwerese rero reka nkubwire tumwerese yego ngiye gutanga urugero ku nkweto zawe ariho nta resi zirimo ngo nta resi zirimo tumwerese urabona papa agiye yambara inkweto zifunze za sipuresi uragenda ugafata inkweto za papa ukazihambura neza warangiza ukazifata ukazishyira muri kano gacuma ubundi ugashyiramo umuseke ukanywa iwe niyo tumwerese abakunzi bacu mureke mbabwire uyu nguyu niba turi kwita umusazi umusa akira twigendere duca bayinga duca bayinga duca bayinga oya no njyana ngo abantu banyegana kuko uyu udatumye Imana nibarinde mwakomeje kugenda mubana natwe ku Isaha TV genda ukore subscribe ukore like share comment turabakunda cyane Youth Time Isaha yawe